baje batandukana habe no mu ndwara. Hari igihe urwaza umuntu ariko ukamurwaza afite umutima wiringira, umutima wizera, nubwo ababaye ntaje akwereka ko ababaye cyane. Hakaba ubundi ndetse atababaye cyane ariko akamba kwereka ko arembye agiye no gupfa. Wagira ngo uramubwira utihangana, ati ndihangana se wewe uko urabona nihanganira hehe? Ntuhabona ko ndembye, nturuzi ko ngiye gupfa. Bene uwo mutima shaka wihanganira. Nigeze kurwaza umugabo akaba na data wacu, ndamurwaza ariko arangora, akanaba na munini, akaba na muremure, akansumba, akamvuna muri byose. Namubwira nti ariko Yesu aha yagenda ahura n'umugabo witwa Yayiro. Yayiro aramubwira ati mwami, nari mfite agakobwa kanje kamwe gusa, none kararwaye karenda gupfa. Wangiriye imbabazi ukanyura iwanje ukaja kureba nako gakobwa ukareba kuko hari ukuntu wakagirira. Yesu ngo aramubwira ati hogi tugende. Igihe bakiri mu nzira haba haserutse undi mugore nawe ufite ikibazo, nawe ugize imyaka aha yavirirana. None wa mugore ngo arabyigana agera ku mwenda wa Yesu. Nabyo birabafasha. Nza nkunda kuganira n'abasore twagiye tuvaniriye iwacu, nkababwira nti basha muje mwikomeza kuri Kristo. Kuko banyoko bajaga babajana mu biterane bakagenda babahetse n'imvura igenda ibanyagira. Mwibuka iyo miruho barushe, amaze muje muhora mutekereza Yesu kuko babongeje bafite n'iyo miruho. Ngo Elizabeth asuhuzanyije na Maria aravuga ngo mbese binabikeshiki ko nyina w'umwami angendereye timbere nk'upfuye, ariko kugira ngo amuhumurize ngo amukozaho ikiganza cy'iburyo. Aramubwira ngo witinya Yohana we, ngo dore ndiho, icyakora nari narapfuye ariko none ndi muzima, ngo kandi mporaho iteka ryose, iteka n'iteka. Aramubwira ngo reka nkubwire n'izindi nkuru Yohana, ati ndiko ndabona ko uhaye utinya ngo ejo uzaba wapfuye maze winjire mu mva. Aramubwira ati ntacyo bitwaye nubwo wapfa, ngo nari narapfuye ariko none ndi muzima. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ndashima Imana kubw'iki gitondo cyiza Imana yaduhaye. Nkuko umushumba bivuze, imvura yaguye ahantu hose, kandi nje ntekereza kuko n'amateraniro atakibaye. Gusa nagezaho nandikira mwarimu ariko na mushumba namwandikiye ndababwira nti nje sinkibonye umwanya wo kuza, ariko mugira amateraniro meza. Ariko ngo mare kubandikira ndibaza nti ariko se bo baraterana bo baciye banyuze hehe se? Ibyo nabyo nuko bibabwira gusa, ariko nabo ntibyashobotse. Ariko ihayigwa imvura ibaye nyinshi cyane, hari ibintu yanibukisha. Nabanje kwibaza ntese kubera iki imvura iguye ku cyumweru ikabigiye kubuza amateraniro, abantu b'Imana ntibabona umwanya guterana. Amaze ndibaza ntese kugwa kw'imvura ikaba nyinshi, ese ni ikibazo gitewe na Satani cyangwa n'Imana? Ariko nza kwibuka kuko Satani ntigira imvura, ariko Imana irayigira. Kandi igitangaje, Imana igira imvura kandi ituye aho imvura ije ituruka, ariko kandi ntije inyagirwa kuko iri hejuru y'imvura, iri hejuru y'ibicu, iri hejuru y'imirabyo, iri hejuru y'ibindi ibyo ari byo byose. Amaze noneho mpaye ntekereza hejuru y'imvura, bituma nibuka akantu kambayeho kera cyane nkiri mutoya. Natekereje ubanza nari mfite nk'imyaka 13 nimba atari 15, kuko icyo gihe nari mu ishuri rya primaire, njyana n'abashumba baje gutanga igaburo ryera ahantu kure cyane mu birometero byinshi, kandi baje gutanga iryo gaburo kumva barampamagaye ngo mutubwirire na wa mwana nawaze adutwaze. Ubu ngubu rero kuba umushumba ntabwo byatangiye bandambitseho ibiganza, ariko ahubwo byatangiye nikorera ibintu by'igaburo ryera kandi nkajana nabo bashumba.
umunsi umwe turajyana ngo tugere mu nzira maze imvura iraza nyinshi cyane, batangira kuvugana bombi barabapasiteri babiri nanje gubatwaje wa gatatu, kandi twebwe icyo gihe nta nawe abashaga kwegera pasiteri kuko twarabubahaga cyane mu buryo utabasha kumwegera gusa ngo mupfe kuguma muvugana utuntu twari two. Noneho batangira kuvugana nabo bonyine, umwe abwira waba atariko urabona iki imvura igiye kudukorera, undi aramubwira atariko se wibagiwe ko turi abakozi b'Imana? Undi ataho niba turi abakozi b'Imana se imvura Imana siyo yayitanze? Ngo mbese Imana siyo yatanze ibihe by'imvura n'ibihe by'iki? Noneho ntangira kubaza nti aba bagabo ubwo se ninde wemeza undi? Akamubwira ngo se ngo ntuhaye wibuka yuko ngo ari igihe cy'imvura ngo kandi ari Imana yabitanze. Ubabona bakamubwira ngo we wibagiwe kuko turi abakozi b'Imana? Ngo Imana yiremera gute ko imvura itunyagira kandi hanyuma yabwo ntitubashe gusoza urugendo rwacu? Icyantangaje niki, imvura iragwa tukagenda twaje kugera hari imbere aho yari iri, imvura igahita ikagwa imbere, kandi imbere yacu turaruha tugera ku ntego yacu nta mvura itunyagiye, ariko kandi n'imvura yaguye. None ngo tugere mu nzu aho bari baducumbikiye batangira kuvugana, umwe aramubwira ati sinakubwiye ngo imvura iragwa? Undi ataho nje sinakubwiye ngo ntabwire butunyagire kuko turi abakozi b'Imana? Ati none se ntiwabonye ko nta mvura yatunyagiye? Ubwo se utangajwe niki? Nibuka yuko Imana ije igenda ivugana n'abagaragu bayo kandi ikorana nabo kandi irabubaha pe. Urumva nk'uwo mwanya twari dufite ubwoba dutekereza ko imvura igiye kuba nyinshi kandi tutakigeze ku ntego, ariko Imana isohoza igihe cyayo kandi natwe iraturinda, kandi uko yari irejo n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizahora iteka ryose. Ubundi ndashimira rero abantu mwanohereje beza bampetse ku mababa yabo, uyu mwanya tukaba turi kumwe namwe, Imana ishimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, gusa ijwi ryanje ryasa nk'iryahindutse kubera ibitaramo byinshi nagize bya Pasika, kandi aho nataramiye hose barambwiraga ngo ningera Kacyiru nzabasuhuze mwakira izo ntashe. Nanje nariko mbabwira nti nanje barazimpaye ngo za burundu, tinonega namwe muzakire. Kuri ubwo rero twageze ibihe byiza kandi nzi ko namwe mwageze ibihe byiza. Tugiye kuganira muri iri jambo twamaze gusoma, turariganiramwo ibice nka bibiri. Turaganira igice cya mbere kivuga hejuru y'umutima, igice cya kabiri turaganira ikijya gituma umutima ucya, igituma umutima uruhuka, igituma umutima waruhagaze wika ugatuza. Ariko kandi turabanza turebe umutima icyo ari cyo. Tutarageraho reka mbanze mbabwire ngo ubutumwa bwiza bwa Luka, uyu mugabo Luka niwe munyamahanga gusa umwe mu banditse iyi Bibiliya yera. Harimo uyu mugabo w'umunyamahanga witwa Luka, n'umwe gusa, kandi niwe wafatanije n'abandi yandika ijambo ry'Imana. Yandika rero ubu butumwa bwiza bwa Luka nyine, yandikira abantu aha yababwira inkuru za Yesu uhereye mu ivuka rye ukageza mu ipfa rye ukageza no mu izamuka ryiwe agiye mu ijuru. Ndetse akaza no kuvuga ati si ibyo gusa, no mu izamuka ryiwe aje mu ijuru yasiza avuze ngo uko mubonye agenda niko azanagaruka, uko mumubonye agenda niko azagaruka. Ubu butumwa rero bwiza bwa Luka bukubiyemo ibintu byinshi cyane, ariko ikintu cy'ingenzi gikomeye kiba muri ubu butumwa bwiza bwa Luka ni ibyishimo. Ibyishimo, umutima ukeye, umutima useka, umutima unezerewe. Ibyo ni ibintu Luka yanditse inshuro nyinshi kuruta hafi abandi bavuga butumwa bose. Twari dukwiye kubivuga umwanya, ariko byadutwara umwanya. Reka mvuga amagambo makeya gusa hejuru y'ibyishimo. Kandi nukuvuga yuko n'abana banyu ko baronka amashereka arimo imbaraga z'umwuka, ibyo nabyo birabafasha. Nza nkunda kuganira n'abasore twagiye tuvanira iwacu nkababwira nti basha mujye mwikomeza kuri Kristo,
kuko banyoko bajaga babajana mu biterane bakagenda babahetse n'imvura igenda ibanyagira. Mwibuke iyo miruho barushe, amaze muje muhora mutekereza Yesu kuko babongeje bafite n'iyo miruho. Ngo Elizabeth asuhuzanyije na Mariya aravuga ngo mbese binabikesha iki ko nyina w'umwami angendereye. Ngo dore tugisuhuzanya ibyishimo byinjiye mu mutima wanje, ngo sino muri nje gusa ngo ariko n'umwana uri mu nda nawe asimbagurikijwe n'ibyishimo n'umunezero. Ati mbese binabikesha iki? Mariya nawe ngo yumvise izo nkuru nawe ngo arishima, ngo aranezerwa aravuga ngo mwami ndagushimiye ko wibutse umujakazi wawe. Haleluya. Ati warantekereje mu bakobwa bose babayeho, umenya yuko untoranije nanje nkwiriye kuzishimana n'abandi. Aravuga ngo ibi byishimo nishimye no munsi ngo habe n'abazabyumva nabo bazishima. Habe n'uno munsi Kacyiru turishima. Kubera iki? Turishimira uwo mwana wavutse mu nda ya Mariya. N'ibyishimo bizahoraho. Ubundi mu gice cya 2 umurongo wa 10 naho marayika yarasanze abungeri abashumba, abantu bari basuzuguritse bacishijwe bugufi. Uziko mu mateka baravuga ngo niyo umuntu yagafite urubanza ntawotanze umuhamya ku mushumba, kubera yuko umushumba bari abantu basuzuguritse, abantu batazwi batitaweho. Nejo bundi nabonye umushumba umwe yikoreye ubwatsi bw'inka, ndamureba ntari kubanza ariyo mpamvu nyine yaje gituma batabatangaho n'abagabo ngo baba bahamye, kubera kuko afite ibyatsi ndahabona n'inzira. Nabashumba nyine nkuko mubazi, ariko ngo abo bashumba Imana irabibukira mu ijuru. Reka nkubwire uyu munsi ngo nubwo wabucishijwe bugufi, nubwo abantu batakwitaho, nubwo ndetse n'abandi batakuzi, ariko humura Imana irakuzi. Kandi uhumure, Imana irakugenderera, kandi ikugenderera mu ijambo ryayo no mu mvugo yayo. Ngo abungeri igihe baraririye imikumbi yabo bahaye bayirinda kubera abajura, ngo baje kugutya babona umucyo w'igitangaza urabagose, amaze ngo baje kwikubita hasi arababwira ngo muhumure mwitinya, ngo mbazaniye inkuru nziza y'ibyishimo n'umunezero. Ntabwo uzaba kuri mwe mwenyine, ariko ngo uzaba ku bantu bose, uzaba ku bantu bose. Ngo uyu munsi umukiza yabavukiye. Uyu munsi Yesu yicishije bugufi, yemera kwinjira mu bihe by'abana b'abantu. Abaye umukiza w'abari mu isi. Ngo uyu munsi bazaniye inkuru y'ibyishimo n'umunezero. Reka nihute kuri ibyo byishimo, ariko ngere ku munsi umwe Yesu ahaye agenda ahura n'umugabo witwa Yayiro. Yayiro aramubwira ati mwami nari mfite agakobwa kanje kamwe gusa, none kararwaye karenda gupfa. Wangiriye imbabazi ukanyura iwanje ukaja kureba nako gakobwa ukareba kuko hari ukuntu wakagirira. Yesu ngo aramubwira ati hogi tugende. Igihe bakiri mu nzira haba haserutse undi mugore nawe ufite ikibazo, nawe ugize imyaka ahaye avirirana. None wa mugore ngo arabyigana agera ku mwenda wa Yesu. Haleluya. Ariko Yesu ni mwiza. Uzi n'imyenda yiwe yari yambaye hano mu isi kuko nayo yari myiza. Ngo wa mugore aravuga ati nta kindi ninkora no ku mwenda we ndizera neza ko indwara yanjye iri bukire. Ngo agenda abyigana bamubyiga, murumva yaranafite n'intege nkeya, wari ugize imyaka 12 ari umurwayi. Bagenda bamubyiga bamusunika bamukubita n'inkokora, ariko aratwaganya agera ku mwenda wa Yesu awukoraho. Ngo ukoreho ngo icyago cy'indwara ye kirahagarara. Yesu ahindukira nabigishwa atariko hari unkozeho. Ba Petero baramubwira batariko mwami ko turagenda tubyigana, none nawe ngo hari ugukozeho. Bati bose ko baragukoraho. Atoya ati hari unkozeho n'imbaraga yari mu buzima bwanjye numva imvuyemo. Imbaraga ivuye mu buzima bwa Yesu hari icyo yakoze. Yakoze igitangaza kuri uriya mugore. Umugore ngo abyumvise ngo ntiyabasha kwihangana, aramubwira ngo mwami nije nari ndembe, ariko nkoze ku mwenda wawe none uyu munsi ndakize. Yesu aramubwira ngo mukobwa wanje genda ugubwe neza, genda ugira amahoro. Ningaho yo mubwiye ati cyo nicyo cyanzanye nukugenda ngirira neza abo Satani yatwaje igitugu. Ngo aje kugera kwa Yayiro bakiri mu nzira babwira Yayiro bati wirushe umwigisha, bati ka gakobwa kera kavuye mu mwuka.
agakobwa kapfuye, none nta mpamvu yo kwirirwa uhaye urusha umwigisha. Yesu ngo aramubwira ati wewe komeza unyizere gusa, amaze dukomeze urugendo. Ngo baragenda ngo bagere ku nzu ku rugo, barugezeho batu agakobwa kapfuye. Yesu arabwira ngo araryamye arasinziriye. Ngo baramuseka cyane, baramuseka bati kapfuye, kavuye mu mwuka. Ariko Yesu ngo akageze iruhande akabwira ngo gakobwa byuka, karakanguka ngo gasubira mu mwuka. Ngo arabwira ngo nimugafungurire. Ibyo ni ngo n'ibyishimo byabaye kwa Yayiro. Muri buka ibindi byishimo nibyo abigishwa ba Yesu abatumye kuja kuvuga ubutumwa bwiza. Baragenda bavuga ubutumwa bwiza, ngo baje kugaruka baramubwira bati mwami, si ubutumwa bwiza gusa twavuze, si ukubona bakizwa gusa n'ababatizwa, batariko none wamenye n'ikindi ngo habe n'ingabo za Satani za Dutinya, bati n'abadayimoni nabo bariko baratubona bakaduhinzira bagahunga. Yesu arababwira ngo ndimunezezwe nuko abadayimoni babahunze, ariko mwishime kuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Umva ikintu cyambe mu ubuzima bw'abakristo nuko twishimira yuko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo, kandi nta uriho nta nibizaza byabasha kuja kuzimya ririya zina. Izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo ntawe uzarikuramo. Habe n'umunsi umwe Mose yigeze kubwira Imana, arayibwira ngo niba utababariye ab'Isirayeli, ngo nanje yarazi ko yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Abwira Imana ngo nanje unzimye mu gitabo cy'ubugingo. Imana iramubwira ngo ntawe nzazimya mu gitabo cy'ubugingo keretse ukora ibibi. Imana ihumugisha mwarimu wadusengeye yavuze ngo n'Imana itazayegamirwa n'inkozi z'ibibi, ariko n'Imana izayegamirwa n'abakiranutsi. Abakiranutsi baje bayegamira bakanayiringira. Aramubwira ngo sinazimye izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Ni ngaho yo mubwiye rero n'ubundi yari yabivuze, yari yamubwiye ngo ahubwo nosibanganya ab'Isirayeli bose kagusiga nkazaguhindura ubwoko bukomeye. Mose gusa aravuga atoya bababarire kuko uri Imana y'inyembabazi, kandi utugirire neza kugira ngo ejo tuzakira incyuro abanyegiputa batazaje bavuga ngo rega Imana yananiwe kubageza muri Kanani, yagize amaboko makeya, ngo nicyo cyatumye barimburira muri Kanani. Atari kukore nk'Imana. Imana iremera irabababarira kubwo umugaragu wayo. Ibyishimo bya nyuma ibyo nsorejeho nibi ngibi. Bibiliya iratubwira ngo Yesu nawe ubwiwe wenyine mu butumwa bwiza bwa Luka 10:21 haravuga ngo anezererwa cyane mu mbaraga z'umwuka wera. Ngo aravuga ngo data ndagushima ngo kuko ibi ngibi wabihisha abanyabwenge b'isi, ariko ngo ubihishurira abana batoya kugira ngo bazaje babyishimiramo babinezererwemo. Bakundwa muri Kristo Yesu, ibi turimo ntibyapfuye kwizana gusa. Ubwo twari ko tuganira nawe imitima yacu ntiyarikeye. Reka mbabwire, hari imitima ibabaye, imitima yihebye, kandi burya kubana n'umuntu ufite umutima wihebye nakaga gakomeye. Sinzi niba namwe, ariko namwe birashoboka mwamaze kurwaza abantu benshi. Abantu baje batandukana habe no mu ndwara. Hari igihe urwaza umuntu ariko ukamurwaza afite umutima wiringira, umutima wizera, nubwo ababaye ntajya kwereka ko ababaye cyane. Hakaba ubundi ndetse atababaye cyane ariko akamba kwereka ko arembye agiye no gupfa. Wagira ngo uramubwira utihangana, ati ndihangana se wewe uko urabona nihanganira hehe? Ntuhabona ko ndembye, nturuzi ko ngiye gupfa. Bene uwo mutima shaka wihanganira. Nigeze kurwaza umugabo akaba na data wacu, ndamurwaza ariko arangora, akanaba na munini akaba na muremure, akansumba akamvuna muri byose. Namubwira nti ariko humura tuzataha. Akamambwira ngo uzataha wewe, ngo ariko njyewe nzapfa. Wabwiwe niki kuzapfa? Ngo ntuhabona se uburibwe, ntubona uko mbabaye? Ni bangahe se babonye uburibwe ariko baba bazima? Ariko kubera kwiheba kwe aramvuna pe. Kaza nduhangatuma imuhira nkababwira nti nyabura mwanoherereje undi muntu akaza kunsimbura agasigarana nawe n'uyu mugabo. Ariko naje kugira amahirwe abaganga baramumvurira ndongera ndamutahana. Ariko umutima wihebye ntiwakwihanganirwa. Hari imitima yihebye, hari n'iyindi mitima ihagaze. Habe na Yesu yarasenze hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana, arebye abigishwa be
abona yuko abigishwa bagize imitima ihagaze ko baribaza ngo ese Yesu ko araja he, niyaje ni hehe? Aha yababwira ati ndaja kwa data. Bati nuwo se we turamuzi, na se nawe ntitumuzi, niyo uhaye uje se inzira yo twayibwirwa niki? Yongera kanababwira ngo ninje nzira. Bati none se turakunyuramo? Akongera akababwira ati nije data, uwambonye abayabonye na data. Ariko ngo agera harababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana data, ngo naje munyizere, ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngo yaba atari byo mba mbibabwiye, atari ko hari amazu menshi kandi ngiye kuyabategurira, ariko imitima yanyu mwe kuyihagarika. Rimwe na rimwe iyo tuvuga umutima tujya dutekereza ruriya rugingo rw'inyama, tugatekereza ngo uriya ni wo mutima. Yego ni umutima, ariko ni umutima w'inyama. Ariko reka mbabwire ngo umutima nyawo ni wo muntu, ni wo muntu. Muzi se iyo tuvuga ngo umuntu ni umunyabwoba, tujya tuvuga ngo nta mutima agira. None se nta mutima w'inyama afite? Arawufite, ariko abuze umutima wa bumuntu, umutima w'ubumuntu. Nicyo gituma afite ubwoba. Ndabahereza ingero. Burya Dawidi aja kurwana, Imana yari yamaze kumumenya. Iravuga ibwira Samweli ngo ugende ubwira abantu ngo namaze kwibonera umuntu umeze uko umutima wanje ushaka. Mugende mubambwirire ngo nabonye umuntu umeze uko umutima wanje ushaka. Kandi uwo mugabo ngo ni umugabo w'umutima. N'umunsi bajya kumwimika bamusukaho amavuta, Samweli ngo ageze kwa Yesayi abona abandi bahungu biwe beza barebare babanyembaraga. Haleluya, Imana ishimwe. Imana ntiyadutoreye isura ngo turaruta abandi, ariko yadutoranije ku bushake bwayo gusa no kubw'urukundo rwayo n'imbabazi zayo, amaze Imana iratwemera. Ngo Imana ibwira Samweli ngo nturebe uburebure bwabo, atabona abagaye, nta mutima bagira. Nubwo uhaye babona gutyo nta mutima bagira. Ngo ageze ku bana bose arabaza ati nta wundi usigaye? Ngo hasigaye kamwe gusa, kabiriya mu ntama. Reka mbabwire ngo ako kamwe katumye batabasha kurya. Arabwira ngo ntabwo turi bufungure ako ko mu ntama kataraza. Ngo kamare gushika yamamubwira ngo nuwo, ngo bari usukaho amavuta, kuko nabonye umutima we umeze nk'uwanje. Umutima wa Dawidi urasa n'uwanje, kandi uko aje agenda nkanje. Aramubwira ngo uwo abari usukaho. Abagabo bamwe bari barasiguruwe bakuweho amavuta, ariko Dawidi yari akiriho amavuta. None ngo bageze ku rugamba areba umufilisiti ukuntu aha yabasuzugura, n'ukuntu aha yasuzugura Imana yabo. Amen. Ndagira ngo nubwo mikrofone itovuga muri ayo. Haleluya, haleluya. Arabwira ngo yumva uko umufilisiti aha yatuka Imana agasuzugura n'ubwoko bwa Isirayeli. Amaze ngo arababaza ngo ari kuriya uri usuzugura Isirayeli agasuzugura n'Imana yabo ninde? Arabwira ngo uriya arapfa nk'imwe iyo mu ntare nishe. Jubari imigisha Imana yakugabiye, erega ni myinshi niyo gutangaza. Ntitukaje tuvuga ibyo tubonye none gusa, ariko tujye tuvuga n'ibindi Imana yadukoreye, ibyatambutse. Amaze umenye ngo irya yankijije birya ntirahinduka, ntirasaza, ntizitwaza n'akabando. Haleluya. Abantu turasaza. Ejo bundi hari umugabo wantelefoniye ngo tuvugane, arambwira ngo fata iyo telefone ngo uyiheze nyirayo, ngo ndamukeneye. Ndambwira nti nyamara ni yanje. Ngo ndiko ndashaka nyiri iyo telefone. Nyiri iyo telefone se ninde? Ngo ni Pastor Noah. None se uwo muri kuvugana ninde? Ngo ko numva ijwi ryahindutse. Nti naryo ryarashaje. Naryo ryarashaje. Kuko abantu turasaza, abantu turahinduka. Ariko Uwiteka Imana uko yamye kugeza n'ubu ni kwiri. Aramubwira ngo uri yuhaye utuka Imana ya Isirayeli agatuka n'ubwoko bwa Isirayeli ninde? Ni umufilisitiya, ariko ni umufilisitiya utakebwe. Aravuga ngo kuko yasuzuguye Uwiteka n'ingabo ze, ngo nzamuca igihanga kuko nagiciye na zimwe mu idubu.
ati irya yari kumwe nanje kugeza na bugingo n'ubu ntiransiga. Ariko mwumve ngo bene se bageraho bamubwira ngo ese sha nguri kuragira ngo ni bwa butama bwa so kandi urimo bati hano turi ku rugamba ntabwo turi mu dutama. Arababwira ati ntabwo ndi mu dutama ariko ndi ku rugamba. Nzuri inyuma yanje nzushigikiye nzuwo duhaye tugendana. Yari afite umutima kandi uwo mutima niwo watumye amanuka ahura na Goliyati. Aramubwira ngo uyu munsi kandi wumve Goliyati ngo yari amuteranye n'ibicumu n'amahiri. Ariko Dawudi aramubwira ngo njyewe ibyo byose ntacyo mfite kandi ntacyo yari afite n'ukuri. Aramubwira ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo ngo kugira ngo umenye neza yuko uyu munsi Imana iba muri Isirayeli. Hari Imana itubamo gusa tujya tugira intege nkeya ariko dufite Imana kandi Imana y'inyembaraga kandi Imana y'inyamaboko kandi Imana ije turwanirira. Mu gitondo nakarabye amaze numva utuntu turaha. Hari utuntu twinshi tuba tugenda twigisha umuntu. None ngo nkore gutya numva kamwe kameze nk'ibuye. Ariko kubera iki Imana yaretse akakabuye ntikinjire mu mboni y'ijisho. Nguturinda ntajya sinzira ntahunikira. N'utwo tubuye bituma nyine izi ngohe ziza zikagafunga zikakimira kuko umurinzi niko aba yabonye kugira ngo bitagira ibyo bitwangizaho. Ariko twari dukurikiye ngo umutima. Dawidi yaravuze ngo ni wowe uje urondora imitima ngo ukamenya no mu bwihisho bwayo. N'umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo ndondorera umenye uyu mutima kuko ni wowe ushobora kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwawo. Imitima igira byinshi ijihisha amabanga menshi ariko reka nkubwire hari uje uyihishura. Hari uzi n'ibihishwemo ibigobetse iriya mu mitima. Haleluya. Timwamumbona ko muravuga mutera pastor wacu turamuzi turamumenyereye sibyo ni wa mzehe wa ariko nimuzi byihishiriya indani muri iki nanje sinzi byihishe murimo. Ariko Imana yo ntabwo ijireba ibingibi by'inyuma gusa. Amaso yayo aragenda akareba nabirya biri imbere birya twahishe birya dutwikiriye ngo abandi bantu batabibona. Ariko ngibyo by'Imana yijya yitegereza ikabibona. Ngo ndondorera uyu mutima niwe ushobora kugaragaza ibirimo ndetse mu bwihisho bwabyo. Amaze wabigera mukagira gute ukabigobotora ukabimenya. Twasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo mbese ubwo twari mu nzira duhaye tugenda tuganira nawe imitima yacu ntiyarikeye. Ababigishwa ba Yesu ni wa munsi w'izuka rye bamwe bari bageze kumva n'ababadamu n'abandi bigishwa bahageze ariko basanga Yesu ntarimo. Nta muntu wari wamubonye. None ngo babiri bo muri bo baja mu kirorero cyo muri Emausi bagenda bahaye baganira ibyabaye ariko ngo bafite umubabaro mwinshi mu mutima. Bagenda bibaza batese bizamera bite ku mwami twari twiringiye yapfuye agahambwa tubibona ubwo se bizagenda bite. Ariko reka babwire ngo hari inkuru nziza zitubwira ngo nubwo habaye imva hakaba no guhirikiraho ikibuye ariko ntibyananije ijuru ko rimanuka ngo rizure Yesu. Ibyakozwe n'intumwa haratubwira ngo Imana yamuzurishije amaboko ngo ibohoye wa mubabaro uterwa n'urupfu. Imana iramuzura. Uwo tuvuga uwo twigisha ni muzima yarazutse. Haleluya. Yesu ashimwe. Abigishwa baravuga ngo kandi turi abagabo b'ibyo natwe turi abagabo babyo. Amina. Haleluya. Ese mwiteguye gupfa kubera ubwo buhamya? Muhumure ntabo mbonye bapfa. Ariko ubu buhamya ngo Yesu yarazutse ni inkuru nziza zituma imitima yururuka. Ngo bagihaye bagenda baganira ibya Yesu. Iyo tuganira inkuru za Yesu, Yesu nawe aratwegera. Uko tugenda tumuvuga, uko tugenda tumuganira, Yesu nawe azira muri za nkuru ziwe. Ngo bagihaye bagenda baganira, Yesu arabegera. Ngo abagera iruhande arababwira ngo mwabapfumwe. Ngo ko mutize cyane kumenya ibyanditswe byera. Mwabapfumwe. Aho natangiriye mbabwira nkababwira ibyanditswe byera ibikwiriye kumbaho n'imibabaro izambaho na nyuma y'iyi mibabaro nzazuka nkaba muzima. Ati none mutinze kwizera bingana bityo.
ngo mwabapfumwe, ngo batangirira ibyanditswe byera hereye mu bitabo bya Mose n'iby'abahanuzi, ababwira inkuru nziza zo kuzuka kwe. Amaze ngo baraza bageze mu kirorero, ngo asa n'ushaka kubacaho, ngo baramuhata batese, waretse tukagumana nawe. Hari igihe tujya mu masengesho ariko ntiduhate Yesu kugumana natwe. None twamubwira gatoya tukaba tubivuyemo, ariko tujye tumuhata, dutinde aho hantu kugira ngo Yesu akomeze aganire natwe. Ngo bamuhase bamwinginze, arinjira yicarana nabo, asangira nabo. Yaravuze mu byashuro Yohana ngo dore mpagaze ku rugi, ngo ndiko ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjiriwe amaze dusangire. Yesu arashaka gusangira nawe uyu munsi, kandi nasangira nawe hari ibintu bihinduka mu buzima bwawe. Babigishwa ngo amaze kwicara asangiye nabo, ngo yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Ngo bagitangira gufungura, akonza ntangara na Yesu. Haleluya. Imirire ye ituma bamumenya. Ni ikibazo ahari yenda tutari bubonera igisubizo uyu mwanya, ariko ni ikibazo. Ese Yesu yajaga arya ate? Kubera yuko biravuga ngo agitangira kurya ngo baramumenya, ndetse ngo n'imitima yabo n'amaso yabo ngo arahumuka. Ariko ngo uwo mwanya Yesu ababurira imbere, ngo abure, ngo baravugana batese bigenze bite? Ariko ngo imitima yabo yari imeze ite? Imitima yari ifite umubabaro, imitima yari iguwe nabi. None imaze kumenya yuko ari Yesu wazutse, imitima yabo igira iti, amaso arahwejeshwa, amaso arahumuka, baramumenya. Ikindi cya kabiri ngo no mu maso habo haracya. Reka mbabwire, iyo mu mutima hababaye, habe niyo uhuye n'umuntu uje umwibwira, uzusanga nyine agenda ababaye, uzatembere ugere mu rugo rurimo ibibazo mu mitima, uzatangira kuganira nabo, batangire kukubwira ibibazo byabo, kandi uri umushyitsi uhaye wigendera, kubera yuko ari byo byuzuye imitima yabo. Nibyo bazakubwira, nibyo bazagusukaho, kugira ngo nawe use n'uwikoreye iyo mibabaro yabo. Ariko ngo Yesu aganiriye nabo, imitima yabo iracya. Aramubwira ngo ntiwibuka yuko igihe twari ko tuganira nawe imitima yacu yari ikeye. Inkuru zituma imitima icya, imitima yari ibabaye, imitima yihebye, imitima ishavuye, amazi iyo mitima igacya, ni inkuru zivuga kuzuka kwa Yesu. Iyo turimo tuvuga ngo Yesu yarazutse, haleluya, ni inkuru zituma imitima icya. Nimwibuke Mariya Magadalena ari iruhande rw'imva, ngo ariko azenguruka. Baramubaza batese, ninde uhaye ushaka? Ngo ndashaka umwami wanje, sinzi iyo bamujyanye. Aramubwira ngo Mariya Magadalena, ngo yumva ijwi rye. Reka mbabwire ngo Yesu yazukanye ijwi bazi, ijwi bahoraga bamwumvana. Icya kabiri, Yesu yazukanye umubiri abantu bakoraho. Haleluya. Muri uko gukora kuri uwo mubiri we nibyo byizeza abantu. Nk'abatoma yari kuvuga ati njewe kugira ngo nzabyemere. Haleluya. Ariko sibundi ese muzamugaya Toma? Toma yari yaherukanye na Yesu ku musaraba, abona arapfuye, abona arahambwe. Aravuga ati ibyo muhaye muvuga ngo yazutse, njewe ntarabona inkovu zo mu biganza bye, ngo ndebe na rya cumu mu rubavu, ati sinzabyemera. Ariko reka mbabwire ngo Yesu yazukanye za nkovu z'imbereri, azukana na rya cumu ryo mu rubavu, azongera no kugaruka, azagaruka. Bibiliya iravuga mu byashuro Yohana ngo azagaruka, ngo n'abarya bamucumise ngo bazamureba bamuborogere nanone. Amina. Bazaboroga igihe abandi bazaba bishimye bahaye bamureba agarutse, abarya bamucumise bo bazamureba baboroge, kuko ntibazabasha guhagarara imbere y'ubwiza bwiwe. Twasomye ariya mu byashuro Yohana hatubwiye ngo Yohana ahayarira, inkuru zihumuriza uhayarira, inkuru zihumuriza abashavuye n'izuka rya Yesu. Ngo ahayarira habuze umuntu wabumbura cya gitabo ngo amene n'ibimenyetso bigifatanije. Yumva ijwi rimubwira ngo wirira Yohana we, ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Ngo kandi reka nkubwirize inkuru
ngo yaritanze atambwa nk'igitambo, ngo kugira ngo muri icyo gitambo abone uko agurira Imana indimi n'amoko n'imiryango yose abicunguje amaraso y'umwana w'intama. Haleluya! Ayo maraso niyo yaducunguye. Hari umuririmbyi w'indirimbo z'Igiswahili yararimbye aravuga ngo hatukuuzwa kwa dhahabu na fedha, vitu ambavyo vinaharibika, lakini tumeuzwa kwa bei ya thamani kuu, yaani damu ya Kristo Yesu. Ntabwo twaguzwe n'ibyangirika nk'ifeza n'izahabu, ariko twacungujwe n'amaraso ya Kristo. Aramubwira ngo noneho Yohana we ngo wirira, hati dore wa wundi witambye ni muzima, afite imbaraga, yacunguriye Imana indimi n'amoko ngo bahindure kuba batambyi n'abami bazimana na Kristo mu ijuru. Nukuri ntitwari dukwiriye kuba batambyi, ariko twabaye abatambyi kubw'igitambo cya Kristo. Abatambyi bari abalewi bo mu nzu y'Abisirayeli, ariko uyu munsi turashima Imana. Kandi reka mbabwire, ntituri n'abatambyi barga bo mu isezerano rya kera baje kubwira abandi ngo ntambirire. Oya, buri muntu wese nyine afite uburenganzira kwegera intebe y'Imana, ngo adafite umutima umucira urubanza, ngo kubgayo maraso twegere intebe y'ubuntu bw'Imana, imitima yacu itagira ikiturega. Imana idufashe twegera intebe y'ubuntu, kuko igitambo cyaratambwe ku bwacu. Aho twaherukiye hariya mu byashure Yohana igice cya mbere umurongo wa 17, ni umunsi Yesu yiyereka Yohana ari ku karwa ka Patimo. Yesu yaramaze kuzamuka ari mu ijuru, aramwiyereka Yohana ababaye, aha yatekereza ubuzima bwe nuko abayeho. Amaze Yesu ngo amwiyereka ari mu bwiza butangaje. Yohana aje avuga ngo bonye ntyo, ngo mwikubita imbere nk'upfuye, ariko kugira ngo amuhumurize ngo amukozaho ikiganza cy'iburyo. Aramubwira ngo witinya Yohana we, ngo dore ndiho, icyakora nari narapfuye ariko none ndi muzima, ngo kandi mporaho iteka ryose, iteka n'iteka. Aramubwira ngo reka nkubwire n'izindi nkuru Yohana, ati ndiko ndabona ko uhaye utinya ngo ejo uzaba wapfuye maze winjire mu mva. Aramubwira ati ntacyo bitwaye nubwo wapfa, ngo nari narapfuye ariko none ndi muzima. Ati dore mfite noneho nifunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Haleluya! Nubwo wakwinjira mu mva uzazuka, kuko ifunguro z'urupfu n'izikuzimu ziri mu kiganza cyanjye. Yesu arazifite. Uhumure witinya, niba umutima uhagaze ubwire ngo ururuka. Hari umwanditsi wa Zaburi ya 42 yavuze inshuro zirenga 4, aha yavuga ngo mutima wanje niki gituma mpagazemo, mutima wanje niki gituma mpagazemo. Aravugagira inshuro 4, ariko Yesu aravuze ngo umva icyururutse umutima, nari narapfuye ariko none ndi muzima, kandi mboraho iteka ryose, ninje tangiriro n'iherezo, ninje alfa na omega. Aramubwira ngo ikindi cyongeyeho gihumuriza umutima wawe, mfite nifunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Haleluya! Hari umunsi twagiye gushingura irusororo, amaze nibuka ririya jambo rivuga ngo impanda izavuga ngo abapfiriye muri Kristo Yesu bazuke. Amaze ntangira kwibaza ntese Yesu azakoresha iki, ko bivuga ngo azahagarara mu kirere, amaze hanyuma yabwo ngo ahamagare, kandi ngo n'intumbi zose z'abasinziriye muri Kristo na ziriya mva zose ngo zizataraka, amaze hanyuma yabwo abera bazuke. Ntese azabikoresha. Ariko nza kwibuka ko mugira nifunguzo z'imodoka, uzuhagarara nk'ahari agusabagira gutya ugasanga n'imiryango yonyine yikinguye. Niba abantu bafite ubwo bwenge n'ubwo buhanga bwo gukora bene izo funguzo, Yesu azakora iki? Azahagarara hariya mu bicu, amaze nono azitunge kumva ya buri wese. Imva zose zigire zite zirangare, hanyuma yabwo abera bakanguke. Hari umunsi umwe nitegereje agatabo kavuga ngo Bwana Yesu atakuja, amaze bakerekana ukuntu abantu bazazuka, umuntu agatangira kwireba ati ubu hari uyu nije. Haleluya! Ariko ngo azaza, uko mumubonye azamuka niko azongera kugaruka, kandi azagaruka kugira gute? Kuza guhumuriza itorero rye, no kuza kuduhoza amarira twarize mu isi, no kuza kutuvura imvune zose izo twavunitse tukiri hano mu isi, muri isi. Imana iduhe umugisha. Mbese yewe ntiwibuka yuko ubwo twari ko tuvuga ibye imitima yacu yarikeye? Nta kindi gishobora gukesha imitima yacu keretse kumva inkuru za Yesu. Ariko uzi kuryama ukaryama watekereje ibintu bibi,
uje unasinzira ukarota bibi, kubera kuko nibyo wagendeyemo. Ariko iyo ugize amahirwe mu gicuku hakagira umurongo w'ijambo ry'Imana winjira mu buzima bwawe, uje ubyuka birya byose wabyibagiwe. Nicyo cyatumye havuga ngo mbese ntiwibuka yuko igihe twari ko tuganira inkuru ziwe imitima yacu yarikeye. Haleluya. Narimo ndeba barya bariko baririmba hano, bariko bashimana ko bariya babatijwe ejo, ndabareba se bose ko ari beza, nta muntu numwe ufite n'isura mbi. Hoya bahagaze hano bamaze kuva mu rupfu hamwe na Kristo, n'isura zabo ni nziza, n'abana b'Imana, kuko harimo akantu mu buzima bwabo. Muri twe hari ubugingo bwinjiye muri twe, n'ubugingo bwa Kristo butuye muri twe. Nicyo gituma iyo ageze muri twe n'imitima iracya. Iyo twari ko tuvuga, mbese ubwo twari ko tuvuga inkuru ze, imitima yacu ntiyarikeye. Inkuru zituma umutima wawe ucya nuko Yesu yazutse. Iyo atazuka ngo kwizera kwacu kuba ari ubusa, ngo habe n'abapasiteri bavuga ubutumwa bwiza baba babeshya, ngo kuko baba bariko babeshera Imana ngo yazuye Yesu kandi itaramuzuye. Ariko Pawulo ngo agere ku murongo wa 20 mu Bakorinto ba mbere 15 aravuga ngo ariko Kristo yarazutse, ngo uwo niwe muganura wabizera, n'urufatiro rw'abizeye Yesu. Yarazutse n'umuganura, n'imfura mu bazutse, n'imfura mu byaremwe byose, kandi uwo nguwo niwe muvandimwe wacu, ngo ntaje akorwa n'isoni zo kutwita abo tuvukana. Imana ibaho umugisha. Icyururutse umutima wawe ubabaye ni ukuvuga inkuru za Yesu wazutse. Iyo zivugwa imitima iracya, ubuzima burahinduka. Kubera iki? Kuko Yesu yarazutse, ni muzima, ntabwo ari mumva, ariko yarazutse. Abandi amadini andi yizera abantu bapfuye ariko baraboze, n'amagufwa yabo yaraboze. Ariko twebwe uwo twizeye ni muzima, n'uyu munsi ni muzima, ari iburyo bwa se, hari icyaha yakora ariko aragira ate? Ariko aradusabira. Haleluya. Imitima yacu ni ike kuko Yesu yarazutse. Imana iduhe umugisha kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugiye Irembo ryera TV, Irembo ryera